bakunze ba Diamond TV ngaya amazina 9 abakobwa bakomeje ejo mu ntara y'amajyaruguru. Wa mbere ni Ishimwe Muhayimpundu, muramubona niwe mukobwa wa mbere wakomeje mu ntara y'amajyaruguru. Uyu nguyu akaba rwose nawe arimo b'abakobwa 9 bakomeje ubwo ijonjora rya mbere ryatangiraga ku munsi w'ejo. Yitwa Ishimwe Muhayimpundu Adelaide, yari yambaye nimero 22. Wa kabiri ni Mutavumanzi Leslie, uyu nawe yari mu bitabiriye ejo ijonjora. Ariko tubutse ko abakobwa bose ejo bataje, harimo ababikwefye rwose niba baritinye ntibaza, ariko ababaje abani nabo bagiye bapasa. Rero n'amazina yabo n'amafoto yabo murabareba mubitegereze neza na nimero bafite, ubwo boza bakomeje muzagome kubatora abakunzi babo. Undi ni Inshuti Vanessa, nawe yari yambaye nimero 4 nkuko mubireba, nawe yabonye pass nawe akaba yarakomeje. Ubwo abakunzi be nabo turabararikiye kumenya ngo ni nimero 4 ubwo azaba akomeje, muzajya mutora kuri nimero 4 kuko nizo yakomezanyije. Mu abakobwa 9 rero harimo gutungurana, harimo rwose, ariko mu gutungurana hari undi bita Bagiriteto Ariane. Uyu mukobwa ngira ngo afite abakunzi benshi nabonaga ejo ari gutrendinga cyane ku nyamakuru bitandukanye, abacuti bamupostinga cyane. Ashobora kuba uyu mukobwa azi kubana. Uyu nawe yarakaniye ko ikamba arishaka rwose kandi nabikorera akazaryegukana. Undi ukurikiyeho ni Umutoni wa Sedina. Uyu Mutoni wa Sedina nawe ari mu bitabiriye, akaba yari yambaye nimero 10. Uyu nawe yamamarije mu ntara nyine y'amajyaruguru. Tubutse ko uyu munsi irushanwa ryakomereje i Rubavu, niho abandi bakobwa bari, naho turibuze kugenda tubahereza update cyangwa se amakuru azabagezweho uko turi bugende tuyabona. Undi mukobwa wakurikiyeho ni Uwase Mignone. Uyu Uwase Mignone mureba nawe yari yambaye nimero 1, nawe rwose agaragaza umushinga we neza, yisobanura neza, nawe pasi ye aba arayegukanye. Ubwo ngubwo abazamutora muzamutora kuri nimero 1 kuko nawe niyo yakomezanyije mu irushanwa. Undi ni Kaberuka Emanuela. Uyu Kaberuka Emanuela nawe yaje yabukereye yambaye nimero 30. Nguwo nawe pasi ye rwose arayifite mu biganza. Uwo nawe akaba yatambutse, abakunzi be ndamuberetse na nimero. Igihe wayibagiwe kinyarukira kuri Diamond TV uhita ugenda ureba aka video, urajuita ubona nimero ye. Ibintu byaroroshye byose twabishyize ku karubanda, aho umuntu wese ashobora kugera gute kwigerera. Undi ni Kiza Raisa nawe yambaye nimero 33, akaba nawe yarakomeje. Aba bose nongere mbibutse ko bose nabo mu ntara y'amajyaruguru, byamaje mu ntara y'amajyaruguru, ariko bamwe wakibaza tese bose niho baba. Ntabwo ibyo twabivugaho, ariko naho ngaho nyine bahisemo kwiyamamariza. Ubwo nabakunzi be nabo muramureba muzamutore kandi neza ubwo irushanwa rizaba rikomeje. Undi ni Igiraneza Mugisha Gisraine. Uyu nawe ni umukobwa nawe wakomeje mu ntara y'amajyaruguru, nawe rwose abakunzi be mukaba muzamutora kuri nimero 40, niyo yazamukanye. Ubwo igihe wayibagiye nkuko nabikubwiye, nyarukira kuri Diamond TV ugende wirebe. Bakunze Diamond TV rero, ibi nakagaruka tuzahora tuba updatinga. Murakoze.